Sharifu. Bana. Ona ndakuya. Pamugisha mangu nari kwa byawe. Byawe. Bana ndabyanze. Ngwino hano. Ndabyawe. Mwamagaye kanga ngiye kwigura papa. Je, shogoshe. Bana. Ibizu. Sharifu. Sanja. Kudirete. Sharifu uri kunsuzugura. Nitujubabari. Sharifu. Bana babu. Nitujubabari. Mana ya. Icara aho ngaho. Ngiye kwigura papa. Ngira ni. Kuchumana mwamagaye unsuzugura. Yaho mudakubita. Amaguru kambira. Ndakweki. Bisho sokora cyane. Abundi weho. Mwite mwumvire. Abumvi. Sinkumviye ngaho. Ugomba kunyumva kuri. Sinkumviye. Nawe utumuka wiruka. Sinkumviye sibishaka. Bagerageza umumaro udashaka gerageze mu kanya. Kamana mutiyane. Guhamagare ndagusuzuguye. Guhamagara bisakugura amamega y'igihugu cyane. Cyane. Muka ndi kuba n'umutamo. Gende kureba muri papa. Gende. Sari ndagiye. Gende. Gende. Sari ndagiye muri cyuma. Ninzayishuza nanya kakazajya. Sawa. Nakureba. Nanye sinzayishuza. Nibizu. Papa. Sharifu ndamurambi. Nda munavuye. Ko numva usa witonganya wivungura nk'akayo kikavuye mu mutobe. Umunenu nawo ngo uri mu. Ubyashira Sharifu wavuga. Umudawici ngo yumve. Utahamagara ngo yumve ngo. Sema mvuye iki mwiki gitondora? Yamuhamagaye yawo mu bwate bw'icyayi kubera n'inwe cy'inwe. Akumuntu. None se. Nda mutavuga cyangwa ufitana mukara. Egeja nicara natekereza. Eba narababyaye nsinziriye. Eba narababyaye nturamye. Ntabwo mbizi. Nawe ujuki. Urabona mudashobora. Uzi ko mugiye kuzansaza neza. Mugiye kuzansaza. Tugusaraho bwuzi. Nyago mwana wanjye kubibona nawe. Bikubona ko ngiye kuzasara. Ngiye kuziruka imisozi. Cyari kugenda murangiza. None muravukana muva mu ndimwe mugomba gukundana. Katabimenya. Ubundi mwapfuye iki mumbwira muri make ikintu mwapfuye. Ndamuhamagaye njyanga kiguri meza cyane. Ugiye kweza mu gitondo. Muhamagaye. Usharifu ngo yamubwiye. Ndeka shanga. Garingo muri filime. Nakwita. Ko irahanya nayimbwa nayo. Ihora mu mafilime. Ndabonetse ndaje kubashakira igiti. Mumaze kunanira mwese. Mu mafilime mu gitondo mukazindukira mu mafilime. Abandi bana babyuka bajya ku kazi. Mwebwe muzindukira mu mafilime. Amafilime azageza kuki? Si Sharifu. Nagazi kwitwa. Mbari gutakizwe ku ishuri. Nicyo kikaya kikize nawe ibisazi byawe cyasaze. Ndiye. Mwese muri abasazi. Ahubwo se Jeni kinzanira kibyati nacyo naje nyereka. Naje nyereka. Umujya kasurira. Umvire. Afyonye kwinzira cyo. Oya kunanya kuri bo. Uteranyije. Uzamenya guteranya wa. Ngaho umuteranyije. Njye nagusanyije. Wowe ucyubeshya mu. Naye gutera tugiye bitose. Kinyereka kugitegura. Agubere ngiye. Nizi bishinzwe. Wewe. Idanza bitanyuma. Nje. None tutaritakwita. Wabyuza nyama se n'ugitego cyangwa wagize. Ngamubaza. Abisiye muri telefone. Nicaye. Yimvi. Papa namwe naramutoraguye. Karabe. Naramutoraguye. Sharifu. Karabe. Ugomba kubaha umuntu ukuru. Ntabwo namwubaha. Wasanga namutoraguye. Mbi sasuka. Mbi. Uri guturika. Uturagurika nk'indugu. Mwana we. Nikukubwira ngo washobora kubaha mukuru wawe. Nashobora kurangazanywa. Umuntu atatuma wajya kunzanira akantu ku muhanda ahita nu. Umuntu sinamuze nawe kari muziki. Papa. Nongenda bifu. Kitangira.
tuzanye tugabanya imirimo umwanya byuka kuri icyo iki ari ngugira byanga mboneshe ahari agazo abure ngazaga gukora we nagusura ubwo ngujururi naba ruhume arasubwa n'uru cara hano wana umusuru kibona kigenda nakaje bakazanye bana bana yes ariko nagiraga mwese kugira ngo mwese muzaba abagabo abanyamagambo uzi ko ufite amagambo yarusha abateka imitwe n'abagombozi urumva kubera ikintu kimwe tutaba tuzi ni ikintu kimwe ntakikubwira nacyo ariko icyo nakubwira ni ukugabanya amagambo ukumva uburyo ngiye kubaha imirimo uburyo uzakikora ngeze kumvira mbona agiye mu ishuri babona Tito uranyumvira wamwunyumviye agakabona kiramwumva tufute nanjye akamanga mwe abagombozi ngeze n'inzu yagiye bakwiye kujya kuvuga ndagututse naramutse murasa ibyubahiro ntabwo mututse ndazi ibyubahiro wowe ahubwo uherekeje wowe Sharifu na Tito mukuru wawe ugomba kujya umwubaha ukubaha n'abandi uri kumva ukubaha n'abandi bantu uhaba ukuruta n'udakuruta ukamwumva uri kumva byo gusuzugurana murahanganye mumeze nk'imitwe itwaza intwaro yo mu mutwe wapi ibyo ngibyo ntabwo mushaka mu nzu muranyumva yego wavuze ikintu yamwita nyirabutisi kandi yewe namwita isasu bya mashini mushobora gusetsa susha ngo nguki namwita isasu rya mashini ga papa reka na nyirabutisi n'umutwe n'isasu reka na nyirabutisi gashari mugabanya amagambo muziko uri kumwe na papa wanyu mugabanya amagambo papa yigize mu n'ubwicanyi papa n'ubwicanyi reka guturika nawe nyine byari twatugoye wararuguru mugataha bari gusukira batwita injugu jya ugira ikinyabupfura nk'umwana witonda niba mukuru wawe agukozeho ntukamurwanye jya umureka akunyuzaho akanyafu kugira ntabwo bishoboka ni ukubaha ntabwo uhawe uburenganzira bwo gukubita umwana uri kumva ntiwumve mvuga gutya ukagira ngo uhawe uburenganzira yewe uno munsi wowe ugiye kujya ubyuka kare uteke icyaha uri kumva uranyumva neza nawe ujya kuvoma amazi uranyumva nimurangiza saa sita uteke urabona nta wundi mukobwa dufite hano nta mukobwa tugira urabizi ko muri babiri kirabizi mana papa papa ni chicha alikimu ndashimisha ariko iyo umuntu abagira inama mukajya kurwana nawe ujya ntavuka nute bararutora ngo papa mwese muva mu nzu imwe kagira ndi imitongo iki gisimba wasuke we kugira ngo twakimanya wundi kugira ngo wacituke gutwe rekera aho ngaho kiranyica noneho kirano kukikumva izuba riri muziko mwese ubu ngubu nabafata muziko mwese ubu nabafata nkabakubita mbakubitse bamenaho amazi ashyushye akonje mvuga akabuno kanyu kabaye iyo turabikora kuko zuzuye yamenye n'itaka hamwe akazi karakaza ariko ikintu mbabwiye muzi ikintu mbabwiye ubwo mwanze mucishemo udushyi ndagiye ariko ntabwo tuzongera
hola. Nitwa Sayimana Samuel, ariko kuri YouTube nkaba nitwa Samugi Comedia. Niba ubona video yakuryoheye kanda download. Hola, nitwa Nyumba Sharifu, unda nitwa Sharifu, ariko nimba ubona video zakuryoheye kanda subscribe. Hola, nitwa Niyomugabo Abdul Karim, nkunda gukina nitwa Tito, ariko nimba ubona comment zacu zakuryoheye kanda like, turacyabakunda cyane turi kumwe. Ya, niwibagirwe shyiraho na comment.